Wowe na Tina, wowe n'ura muhungu bakundana hanyuma nawe mugiye kurekeza kuri wanyibeshye wambwa y'umurizo mugura utagira ipantaro yo kwambara wowe utagira iki ngo wambaye 400 wambwa we tu wajya kuba 400 nani itucawakera akubundi yambwira ihe sohoka wa mgawe tu ragapfugwa ngo muhaye 400 none ndahamagara imbwa genzi yawe nawe uri imbwa wambwa tu ndaje tuzahanga wari kugira inyandiko banza kuri ipantaro kaburi kwibirago cyangwa ifundi tu Sinabumva. Skwaje anga amatwi yawe ntara bite byawe fresh ko wicaye hasi man mfite ibibazo byinshi pe ibibazo kabisa aki Kigali n'ibibazo ntibiri gutana habaye iki man hari umukobwa dukundana wait ibibazo by'abakobwa ubu ngubu nyine nibyo byakwicaza shamani si nyine ntago ari iyo mpamvu yonyine pe nese ubwo niba atari yo mpamvu ikwicaje aha iyindi ni iyihe nyine njye nari nzi ko uwo mukobwa uburyo twakundanagamo nari nzi ko nyina wait noneho ndumva ari inkuru ndende biri bunsabe no kwicara manage nambwira akagira inkuru kiwe twakundanaga nzi ko wenda byibuze na mama wabizi ko yansabaga amafaranga ambwira ngo mama wararwaye bati ko bisa kose ashobora kuba yaramukwiye ko dukundana ariko ikintu cya mbere kimbabaje kurushaho ni uburyo ngiye iwabo mama kanuka akanuka nkaho wagira ngo nta nubwo nzi nigeze anamenye ko ngewe nawe nuramukubwa twakundana cyako gakobwa nakaryaba ahubwo arambabaje pe ese reka nkubaze ubu tuvuge ko imitwe y'abakobwa b'i Kigali yiyobera nyine umukobwa yanyeretse urukundo yankoreye buri kimwe cyose nanjye kugeza aho namwizeye numva ko umutima wanjye ari umukobwa wenyine ngomba kwizera mu buzima bwanjye ariko aranze arampemukiye amafaranga njye namuhaye namukoreye buri kimwe cyose kibaho none se basi yigeze kujyana iwabo ku buryo wenda wavuga ngo hari ikimenyetso runaka yuko n'ubundi ababyeyi be baba bansi cyangwa se anahunda bya nyabyo nyine ngiye nigeze kujya iwabo ariko sinigeze masanga umubyeyi we yavugaga yuko mama we yabimubwiye mama afite n'amatsiko yo kumbura ariko njye ntangajwe no kumva ibitutsi mama wanutse aranutse koko kagira inkuru aranutse koko ese umuntu w'umubyeyi atuka umukwe we ndibaza se ninjye twakundanye nyine ngiye birancanze pe ubu nabuze icyo gukora none se uwo mukobwa yari ari yose nyina gutuka uwo mukobwa nawe nahasanze nakubitanye na nyina gisohoka ariko ambwiye amagambo ariko ntabwo amafaranga njye agomba kugenda gutyo sundi byaje kugenda bite ko mbere wambwiranga iby'inkundo reka urukundo rurizana ntabwo umenya ukuntu wakunze umuntu rero niba ari ibyo ngibyo byashaka bizagusaza ahubwo mba mbwire ubonye nanagushakaga nanjye mfite ibibazo bimaze kunzengereza ibihe bibazo se kandi cana ntari si ubu ndabikubwira gutya mbwira nyine numve ko hari ikintu nagufasha hariya hari agakobwa kamaze kubunsaza si ubu ndagakorera ikimwana umukobwa siriyasi hari agakobwa gasigaye gateretswe na bro wanjye sinkakunda noneho kameze ukuntu nese ikibazo ufite ni uko akundana na bro wawe ikibazo ufite ni uko atari mwiza ntabwo mbishaka mani sinzi ntabwo nkiyumvamo mbamo nagateye ukuntu ni
karasuzugura kaba kigize utya ese ntawamenya wasanga ari n'agakuzi k'ibyinyo nk'ako ngako wambwiraga abakobwa bo muri iyi minsi niko mbese uwo mukobwa yitwa nde niba ari Dina niba ari Tina Tina bro kangeza uwo mukobwa yitwa Tina urabizi neza yitwa Tina bro ubuhe buryo ndetse niba uzi neza ko bro wawe akunda n'umukobwa yitwa Tina nuko maze kugira yuko yambabaje yandiriye amafaranga amaze kuvuga ko nagiye wabonye na kano bivuze ngo amafaranga namuhaye ashobora kuba yarasangiye na bro wawe umva bro wanjye mukure muri ibyo bintu byawe n'abakobwa bawe ahubwo iryo jambo risubiza rikuye ngo iki ngo bagomba gupfa hakuri kurota ariko njye ntabwo nari nzi yuko muvukana ntabyo nari nzi umva mbabarira cyane wasanga ahubwo ako gakobwa ndi kuvuga atari nakuri kuvuga ko nzi ko kitwa Tina gusa niba wanabirota bro ubyibagirwa Tina ufite imisatsi isutse ibisatsi bisa shokora hasi n'ibiki byose n'uwo nguwo ndi kukubwira bro wanjye nushaka umwibagirwa ubwo aka kanya nyibikubwira ntabwo byavamo ahubwo rero reka mbwira aho gakobwa kakuriye amafaranga nushaka ukagira ute nushaka ukagira akambuga cyangwa ukarogesha njye ntabwo bindeba ahubwo bro wanjye w'umukuru muri ibyo ngibyo amubwire rero umbwire icyo ariko ndagira ngo bimfashemo njyewe ngufashe kwica reka reka ndetse ntabwo ushaka yuko nawe nyine atandukana na bro wawe nyine ndabishaka yego nyine niba ubishaka tumukorera ariko ntabwo twamwica tumukorere ubuhe bugome noneho saza ese buriya nyine kuko amafaranga nyine ntabwo yagenda gutyo kandi umuntu nyine yagateza nk'ibisambo bikagakubita bikakajwigiriza bikenda kukica ariko ntabwo wambwira ngo kwica umuntu ahubwo reka muhere mfite amakuru y'uko bafite umukozi bazanye umukozi reka tuzafate uriya mukozi wabo noneho tumuhe diro kuko umuntu uba ubana nabo byatworohera kubafatisha tumuhe diro azamuroga se ni no kumuroga yamuroga nyina agapfa tugashyingura ibintu byo kwica kuko wabivuye uza amafaranga ariko bandi no kumuroga yamuroga agapfa nkamubona yapfuye njyewe uyu muntu agiye kubona ati nari muzima ari gukundana na bro wawe nambabona we na nyina bose bapfuye byanarimba na bro wawe agapfa babarira nabi kubwira inshuro zirenga imwe bro wanjye mukure mu kanwa kawe sawa ikintu tugomba gukora cyo noneho sasa reka tubategura umukozi wabo tumuhe diro basi azaturogere Tina apfe sibwo gupfa nese umukozi muraziranye ibyo bintu nubyanga na musaza wazarigendera ese ubu si bazadufunga ninde uzabyirwa n'iki katwe twamwishe suramuzi basi uriya mukobwa njye hari umuntu wamunyeretse ambwira ko akora kwa Tina ese ubwo muntu wamwizera utubundi ugaduteje polisi byagenda akoreka manze ubwire igitekerezo cyo kwica ni wowe ukizanye uramenye batazanyifungira oya tugomba kumwica ko amafaranga yanjye bariye ntabwo ari make ngiye ngomba gukora ibishoboka byose ku buryo ari amafaranga yajyanye kuba kumugiraho ingaruka ese ubundi ubwo nangahe mani yatuma ushaka kwica umuntu 500 ni menshi ariko amafaranga yose nakoreraga yose urabona se ntarabaye imbwa ako nyene nuko uzaba usanzwe urabaye n'imbwa kabishywe banabigututse hasi ubundi katwidu subu ako cyabishidikanyaho niba uno mukobwa twamwizeye ahubwo se suri abanyeretse ahubwo uriya mukobwa atari we ahubwo se ko mbona uyu nguyu ari keza kurusha na wa undi wawe wateretaga uyu nguyu urabyizeye uyu mukobwa ni uwo banyeretse n'uyu Umeze bite ko mumpamagaye? Ko twagushakagaho gatoya se waduhaye umwanya. Murashakira iki? Ngwino nacyumva ariko nese narwo wasuhuza abantu. N'uyu nguyu ariko. Ko mumpamagaye? Ese wakitonze tukanakubwira bite byawe. Ndamubwira ndi kwihuta pe ngiye guhaha. Wowe witwa Korodina? Wapi? Ntabwo ari iki. Ayitwa nde?
Nitwa Mugisha. Wongeye Mugisha se ko ari izina ry'abahungu Mushobora kuba mwibeshye pe. ntabwo ari gukora kwa Tina Wapi ntabwo ari njye. Ubeshye ku muntu se? kandi barangiye barakunyeretse neza bakavuga Yawe, ntanakubona unahinjira uvuye guhaha ibibiriti Kiriya gipangu tubamo turi abantu benshi rero. Nese wowe ukora kwande? Erega nta n'ibirenze. Ngiye witwa Claudine Munafatina. Murashakira iki se? Rwose se ubitatugora wari kubeshya. Ntabwo nandikiye muri kunshakira ariko. Ese uzi ikintu turi kugushakira se Ntabwo nkizi ahubwo mukimbire ndi kwihuta. turashaka ko tuguha diro Diru y'ibiki? Tina se bundi arahari Tina se muri kumumbaza kubera iki? se waretse amatiku ukatubwira ibyo turi kukubaza warangiza ukigendera Tina ntawe uhari. nawe uhari ugiye Simbizi. rero ikintu turashaka ko naramukaje turashaka ko twaguha diro ku buryo wamuturogera Ye? Hey. Uwo sinjye. ukamuroga agapfa yenda kubera iki se? Uwo sinjye wo kubikora njyewe ndoga Tina. Ako muri abasazi mwebwe. ugafata nk'uburozi ukabushyira mu cyaha cyangwa mu biryo Ntabyo nzakora. utabikora rero nawe ugomba gupfa Nishake nzapfe ntabyo nzakora. Ubwo murandira ibura ndi umurozi. Ntabwo ari ibyo sisi tubuze ahubwo kari akadiro gashyushyera. Gashyushye. Harimo ibiceri se? Suburaye gusanga abantu nkatwe kwabura amafaranga tuguhemba. Niba harimo ibiceri njye nabibakorera. Ubwo mushyiremo akanimero kanyu. Ese tekereza kuri no generation uracyatunze ga. Umva nyine nanjye niyo mpamvu dero mise nyemera. Mushyiremo nimero yanyu ngiye guhaha nituza turabivugana. Sawa nyine dero ni dero. Ubwo nyine turavugana mu kanya. Sawa. nari mbizi Urabona se bidakunda. nari mbizi ko ari uriye Ako shara uracyateye impungenge. gute se diro iraza Sinzi gucamo niba tutazafata. oya agomba gupfa Bishe si cyo nshaka kukubwira agenda yo Undi biki? ntukirinde ntukarengereze ibintu banzu ariko ibyo ndi kukubwira Mari njye na gahunda mfitanye nawe pe. umwanya wo kuvuga ibindi nyuma Tuvugana imikira. umeze ute Meze neza. tuye hano hafi se Uri kubona ndi kujya hese? hano hari inzu hari inzu biragoye nyine kumenya ahantu umuntu yataha Tuye hano hafi. Ngaho bimenye. byaba byiza se umwaka nomero kawe tukajya tuvugana Ahe.